ngaha turaje nyagasani, turakwitabye karame, karame dawe karame, ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 11 by'umweru bisanzwe, tariki 18 Kamena 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cya mwene Siraki, umutwe 48 murongo wa 1 kugeza kwa 14. Muri iyo minsi hadutse umuhanuzi Eliya, aza ameze nk'umuriro, ijambo rye ritwika nk'ifumbi igurumana. Yabaterereje inzara irabashegesha, kubera ishyaka rye umubare wabo uragabanuka. Kubw'ijambo ry'Uhoraho yabujije imvura kugwa, kandi amanura umuriro wo mu kirere inshuro 3 zose. Mbega Eliya ngo bitangaza byawe biraguhesha ikuzo. Ninde wakwiyemera ko ameze nkawe, wowe wazuye umuntu wapfuye ukamukura ikuzimu kubw'ijambo ry'umusumba byose? Wagushije abami mu kangaratete, n'abikuza ukabimura mu buryamo bwabo. Wowe wumviye kuri Sinayi imiburo y'Uhoraho, kuri Horebu ukahumvira imigambi ye yo guhana. Wowe wasize amavuta abami ngo bamuhorere, n'abahanuzi kugira ngo bagusimbure. Wowe wajyanywe mu gicu cy'umuriro, ukagenda mu igare ritwawe n'amafarasi agurumana. Wowe uvuzwe mu miburo yerekeye ibihe bizaza, kugira ngo ucubye uburakari bw'Uhoraho butagurumana, no kugira ngo ababyeyi biyunge n'abana babo, bityo amazu ya Yakobo agasubirana. Hahirwa abazakubona kimwe n'abasinziriye mu rukundo, kuko natwe twese tuzabaho nta shiti. Eliya amaze kuzimirira mu gicu cy'umuriro, Elisha yahise asenderezwa umwuka we. Igihe cyose yabayeho, nta mutware n'umwe wamuhungabanyije, nta n'umuntu wigeze amusimbura. Nta kintu na kimwe cyamunaniraga, ndetse amaze no gupfa, umurambo we wakomeje guhanura. Mu buzima bwe yakoze ibitangaza, na nyuma y'urupfu rwe ibikorwa bye biba kataraboneka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 97. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Uhoraho ni umwami, isi nihimbarwe. Abaturiye inkombe nibasagwe n'ibyishimo. Igicu cy'urwiji kiramukikije, ubutabera n'ubutarenganya ni ikibanza cy'intebe ye. Ikibatsi cy'umuriro kimugenda imbere, maze kigatwika abanzi be impande zose. Imirabyo ye iboneshereza isi, ubutaka burabirabukwa maze bugahinda umushyitsi. Imisozi irashonga nk'ibishashara mu maso y'Uhoraho umutegetsi w'isi yose. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Abayoboke ibigirwamana bose nibakorwe n'isoni, abiratana bose ibyo bipfa busa. Ibigirwamana mwese mpfukame imbere ye. Mwebwe abakunda Uhoraho nimwange ikibi, kuko amenya ubuzima bw'abayoboke be. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 6 murongo wa 7 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatumwa bumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye mbere y'uko mukimusaba. Mwebwe rero mujye musenga mugira muti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize ikibi. Koko nimubabarira abantu amakosa yabo, so mu ijuru nawe azababarira yanyu. Naho nimutabarira abantu, na so ntazababarira amakosa yanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, wibuke gufungura buri munsi, wibuke kandi gufungura abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Yezu atujyana ku musozi, agiye kuduha impanuro, agatwigisha. Kimwe mubwira ko twabimenye, tugaruka ku misozi, tugaruka mu ngo iwacu, tugaruka muri community, kugira ngo tubabwire ibyo Yezu yadusangije. Twatangiye rero tuzirikana ejo ku migenzo umuyoboke w'Imana wese wahuye na Kristo agomba kwitaho, ari mu gihe cy'isibo ndetse n'igisanzwe: gutanga imfashanyo, gusiba ndetse no gusenga. Uyu munsi turakomeza gusenga, ubwo tuza guhabwa
urugero rw'isengesho rya Dore mu ijuru, cya gisobanuro cy'isengesho kigira giti iyo dusenga tuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, ariko ibyo bigakorwa mu kwemera. Amen. Iyo umuntu asenga abona Imana, gikubwira ko abona Imana ubona na mugenzi wawe. Buriya ni ryo tegeko. Ni nayo mvuga wa muhanga igira iti niba isengesho ryawe ritaguhindura, hindura uburyo wowe ukora mu isengesho ryawe. Umwanya duha isengesho kugira ngo riduhindure. Isengesho n'ubuzima tubamo, kuko uko dusenga bigaragaza uko tubana n'Imana. Nanone uko tubana n'Imana bigaragazwa nyine n'amasengesho tuvuga, uburyo bw'ubuyoboke bwacu ku Mana. Uko dusenga turaza gukurura ifoto ibyo dukora bagenzi bacu, Imana yamutse bidukora byagenda bite. Uko dusenga, uko tugira neza cyangwa nabi, biramutse natwe byadukurikirana byagenda bite. Aka kanya turaza kubona akamaro k'isengesho, ko isengesho ari imibereho ya buri munsi. Uko uba wishyikirana n'Imana cyangwa witandukanyije n'Imana, uko niko basenga. Isengesho no guhura n'Imana. Umuntu udasenga ntahura n'Imana, ntahuza n'Imana, nawe afite undi bahura nawe. Imbuto z'isengesho. Imbuto z'isengesho ziragaragara mu buzima bwa buri munsi. Isomo rya mbere riraduha imbuto z'isengesho ry'umuhanuzi Eliya. Barata ubutwari bwe, uburyo yashyikiranaga n'Imana, bigatuma agira ibikorwa akora by'agatangaza. Kubera iki? Yahuye na Nyagasani, yakoreshejwe n'Imana, yakoreshejwe n'umwuka w'Imana. Imana yamukoresheje. Iyo wemeye Imana ikagukoresha, ugera heza, ndetse n'iyo upfuye n'ibikorwa byawe bikomeza gusigara bivuga kuvuga Imana, ariko bitavuguruza Imana. Na niyo mpamvu uzagenda uratwa. Kubera iki? Hari byose ukoze neza. Nanone nze gukura ifoto duhere kuri isomo rya mbere yo mu gitabo cya mwene Siraki, barata umuhanuzi Eliya n'ibyiza yakoze by'agatangaza. Nanone utekereza ngo nuramuka ukoze n'ibibi, nawe bizasigara bakuvuga nabi, uzasigara nabi. Ni ngombwa rero kwitoza gusenga neza. Isengesho cyacu rikera imbuto uko bikwiye. Nibyo Yezu atubwira mu ivanjiri uno munsi, gusenga tudahushura amasengesho, ahubwo tugasenga duhamya umutima ku Mana, kuko twahoze tubizirikana kurangamira Imana, kurangamira ijuru. Iyo usenga urangamira ijuru, bituma ubona Imana ukabona mugenzi wawe, bityo icyo wifuza ko bakugirira nawe ukigirira abandi. Mu kuzirikana ku isengesho, ku rugero rw'isengesho twahawe uyu munsi, isengesho rya Dore mu ijuru ni isengesho tuvuga buri munsi, tugasaba Nyagasani umugati wa buri munsi, ibidutunga, uko tugomba kubaho, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukurya, ariko ntabwo tujya gusa iby'umubiri gusa, n'ibiryo bya roho. Mu byungo habaho ibyungo nanjye kuvuga bitafite icyo bitwaye, byunga koko bigakomeza. Ni icyungo bita na cyangwa Karoli na Yohani bunze ubumwe. Karoli cyangwa Yohani, umwe muri abo. Ariko haba ibindi byungo bibiri. Ibyo byungo bibiri, kimwe cyitwa ariko, ikindi cyitwa nk'uko. Iyo umuntu atangiye kugutaka akavuga ati umuntu n'umuntu mwiza, arasenga, yitabira ibikorwa by'urukundo, n'umuntu w'Imana, ariko ako kantu ariko akajambo ariko gahita gahindura bya bintu byiza byose wakoze, kagiye nanjye kuvuga kuko zisone, ariko hari ahantu yadohoka, ariko hari ingeso yamunaniye. Ako kajambo ariko, icyo cyungo gihita gihindura bya bindi bya mbere. Ibyabanje byose nuko bikaza gusoza nabi. Handi ikindi cyungo bita nk'uko, cyo noneho urakora nk'ibi biri ibumoso nk'uko wakoze ibiri iburyo. Uko wakoze ibiri iburyo nari kugiye gukora n'ibiri ibumoso. Icyo cyungo kirakomeye cyane, ko kidusaba imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu bamwe bakunze gukwepa, abandi bakaregeza, abandi bagakora ijisho, kubera ko utashobora kwishyura nk'uko nawe wabigenje. Aho rero mubyeyi uhatinde kandi uhakomereho, kuko akenshi dushaka kwibera, tugashaka kwikunda, tugashaka ko ari twe tugaragara, tugashaka ko byose bizi iwacu byiza, ibibi ni abandi, ibyiza ni ibyanjye. Aho ngaho rero niho dutsindirwa, kuko Nyagasani umunsi arakubwira ati noneho vuga isengesho nk'uko natwe tubabarira ibyo wabishobora. Kwa kubabara tukabarira bagenzi bacu, aho niho nyirizina nshaka ko tuza gutinda kuri kiriya cyungo, nk'uko natwe utubarira ibicumuro byacu, nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho. Amen, amen, amen. Ubuzima busanzwe, imbuto werera abandi, nawe biramutse bibaye ko izo mbuto wazishyurwa, wabyemera. Aho niho tuza gutinda hakomeye cyane,
hari ibyo dukorera abandi ni byiza cyangwa ni bibi, ese wabyishimira baramutse babigusubije? Bya bindi bavuga ngo cyo ukajya umugarura, bibaye ngombwa ko bya bikorwa bikugarurira wabyemera? Bibaye ngombwa ko bya bintu ukorera abandi babikugarura nawe wabyemera? Bibaye ari byiza wabyakira neza. Iri sengesho ryo uri mu ijuru ridutoze natwe gukora neza igihe cyose. Ureba abantu bose wanze kubabarira, hanyuma si Imana yiramutse itakubabariye. Hari Zaburi 130 ivuga iti, Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Ariko erezoma usanga ngo mbona imbabazi, uratobara kandi turi abanyabyaha. Hanyuma se ko Nyagasani ambabare ngiye n'umunyabyaha, gukinye ntabare mugenzi wanjye kandi we nanjye kuvuga ibyaha bye n'ibito. Hari ibyo ushobora gukora mu mwijima, wenda ntago babibonye, abandi babirabutswe, ariko ugakomeza ukabikora, wagera ku mugenzi wawe ugakaza, ugakanira, ugakanda ijisho. Icyo cyungo nk'uko nawe uze gukizirikana uno munsi, ureba aho ugeze wiyunga n'abandi, cyangwa ugirira abandi nk'uko nawe Nyagasani kugira neza. Uze gukora umwitozo. Twese turi ku isi tuba dushaka ibyiza, nta n'umwe wifuza ko hari ikibi cyamubaho, yahura n'ibyago. Ariko se guki uhemukira abandi? Kuki ugendereza abandi nabi? Ukica bagenzi bawe, ukagambanira bagenzi bawe, ukarakarira abandi, ukabatoteza, ukabagira nabi. Hanyuma se wowe wakwitura ibyo ngibyo? Buri gihe ujye uhora utekereza ngo uko biri kose hari undi uri kunyitura ineza ndi kugira cyangwa n'inabi ndi kugira, hari undi nawe undi inyuma uri gukora nk'ibyo nanjye ndi gukora mugenzi wanjye. Iyo utekereje icyo kintu wabonye guhita uvuga uti nakagombye gukora neza kuko nzi ko hari n'undi nanjye ntazi uri kunkora neza. Ariko abantu benshi hari igihe dukora nabi tukibwira ko inabi yacu yaheze, ineza igutanga imbere, inabi ikaguherekeza. Mubyeyi, ndagusaba kuca bugufi ndetse no kuva ino nkuru uyishyireho umwete n'umutima, nk'uko nawe wabigenje, nawe ejo n'ejo bundi babikugendeza batyo. Nk'uko iri sengesho ni isengesho ry'ubuzima, n'ubuzima tubamo, intambara turwana, uko tubayeho mu buzima birerekeza nanone ku isengesho. Ku isengesho ari ubuzima bitewe n'imbuto twera tumaze gusenga. Isengesho n'ubuzima. Amasengesho uvuga ameze ate? Agaragazwa n'ibyo bikorwa byose ukora kubera impuhwe z'Imana. Umuntu apfa uko yabayeho. Ngo umunsi umwe kure cyane, umubyeyi warogaga cyane, ngo yari umurozi ku rwego mpuzamahanga, abantu benshi bamuzi. Umva yewe ubanza ngo n'isazi yarayirogaga, yaratambukaga igahita ipfa, aza gupfa. Wamaze gupfa ngo ahingukira kwa Petero. Petero aramubwira ati, umva rero hano hari ibyicaro bitatu umuntu wese ahitamo. Urahitamo ukurikije uko byumva, uko bishaka, uhitamo aho ushaka niho nza gukuyobora, ukajya aho ngaho. Icyo maze ngiye cyo nshinzwe no gukuyobora aho ushaka. Umwanya wa mbere, icyicaro cya mbere ngo yari purgatori, nuko aragenda aho agomba gusukurirwa. Ahageze muri purgatori ngo asanga hari abana, inkumi, abasore, ababyeyi yari amaze kwica mu minsi yashize. Abo yari yararoze, abo yagiriye nabi mu minsi yashize, aribo bari muri purgatori bari kwisukura. Nuko umubyeyi barabutswe arabamenya ati, ahangaha sinahajya kubera ko aba bana urubyiruko bashaka kungirira nabi, nkurikije nanjye ukuntu nabagiriye nabi, nguko nanjye nabagiriye nabi bashaka kungira nabi. Aha rero ntabwo ariho umwanya wanjye. Petero please njyana ahandi. Abantu bashaka kungirira nabi, bakashaka kunyica, nkurikije ibyo nabakoreye nanjye ku isi ntabwo bampa amahoro. Aha rero si umwanya wanjye. Wa mubyeyi Petero aramuyobora, akomeza aramuyobora, ngo aragenda ajya mu ijuru. Ngo ageze mu ijuru, wa mubyeyi ararunguruka, arareba, ngo asanga mu ijuru hariyo babantu yagambaniye, aribo bahicaye, babantu yagiriye nabi, bamwe baratambutse bageze mu ijuru, babantu yahemukiye, babandi yagiye asambanya, abandi yagiye yiba, babandi yagiye aroga, abenshi bicaye aho ngaho nyine mu ijuru. Ababyeyi yagiye agirira nabi, ababyeyi babana yagiye ahemukira, aho abasanga bari mu ijuru. Ati, nkurikije aha hantu naho ntabwo nahajya kuko sinabana nabo, sinabana n'umuntu niciye, uyu mwanya nawe si uwanjye, sinabana n'umuntu nahemukiye, uyu mwanya nawe si uwanjye. Ndabona nubwo bishimye hariya, ariko hariya ntabwo ari ahanjye. Bazangira nabi nanjye, bazampemukira, bazanyitura nabi nabagiriye, nk'uko nanjye nabagiriye nabi bashobora kunyitura nabi.
nuko Petero aramubwira ati ngo hasigaye ahantu hamwe gusa, ubwo naho ngwino mpakwereke. Amwerekeza mu muriro. Agezeyo umubyeyi atangira kwishima cyane, atangira kubyina. Agezeyo atangira kubona babandi bajyaga basambana aribo bariyo. Atangira kubona babandi bajyaga bajyana kwiba, abasanga babandi bajyaga bamufasha kuroga, abajyaga hereza uburozi ati mugende mumfashe mu ndogere, aribo bariyo. Babantu bajyaga bajyana ku rugendo aribo bariyo. Nuko arishima cyane, mbega ibyishimo we, bariya rwose noneho banyakira neza, bariya sho kunyakira neza kuko ndabona bariya twarabanye neza, twarabanye, bariya nibo twabanaga. Petero aramubwira ati ngaho genda ubasange kuko ari cyo nyine wahisemo. Wa mubyeyi aragenda. Ngo agezeyo tangiye kubona ngo nari mu muriro. Ahamagara Petero ati Petero, wambabariye ko hano turi gushya, hano ni habi cyane, mbabara noneho ugeze hahandi, mbabara njyana ahandi, ndabona rwose nta kwihanganira hano. Petero ati ntibigiye gushobokeye guhindura umwanya kuko aho niho wahisemo. Alleluya, amen. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Umuntu apfa uko yabayeho. Hani ibyo bavuga ngo mbwira uwo mugenda ndakubwira uri we. Niba ugendana n'umusambanyi, nawe amaherezo niho uzajya wisanga. Niba ugendana n'umusinzi, nawe amaherezo uzajya wisanga mu basinzi. Niba ucudikana n'indaya, amaherezo nawe nizo uzisangamo. Yewe no hakurya hiva niko bizagenda. Ngaha nawe wongera utekereze nk'uko icyo cyungo nk'uko bibaye ngombwa ko nawe wishyurwa nk'uko byakugendekeye. Byumvikana niba warabaye ku isi uri kuroga, no hakurya ukazabana n'abarozi, kuko nibo gusa bashobora kukwakira, nibo bashobora kugusiporuta, abandi bose ukayibona bashobora kuzakugambanira. Hari imvugo tujya gusorezaho nayo igira iti ngo burya iyo uri maneko uraneka abandi ukabaneka, ariko nawe haba uri gukuneka. Gutyo uneka nawe bakuneka, uneka nawe bakuneka. Icyo ukoze cyose nawe hari undi uri kugigukorera. Iri tegeko ramutse uryubahirije wagera heza. Niba icyo ukoze cyose hari undi nawe uri kugigukorera utazi, wakora iki noneho aho bigereye? Kuko n'undi nawe ari kubigukorera, nawe wakomeza ugakora neza nkuko n'undi nawe utazi nawe ari kugukora neza. Uragowe niba waratangiye ingeso mbi, umenye ko hari n'undi nawe uri kugutegura izindi ngeso mbi. Niba warateguye ubugambanyi, umenye ko hari n'undi nawe uri kugutegura ubugambanyi. Ariko niba warateguye ibikorwa by'urukundo, hari n'undi nawe uri kugutegura ibikorwa by'urukundo uzi n'uwo utazi. Nubwo mbere se ubonye umuntu akubwira ati yewe genda umfashirize runaka atanamuzi, nuko Nyagasani yamaze kumwigaho akagira undi agutuma ati genda umfashirize runaka. Ngaho natwe nanjye tutajya tugera nk'uko umwitozo woroshye tuza gukora no munsi, icyo cyunguze kugitega neza wawe uti inkibi ndi gukora nk'ubu hasanga hari undi nawe uri kubinyishyura ku bundi buryo ntazi, wakomeza ukabikora. Niba ari byiza nkwifuje gukomeza kubikora neza, niba ari bibi ariko va mu byaha, va mu kibi, va mu mwijima. Ejo n'ejo bundi nawe utazataha muri wa muriro ugasangayo abakurambere bawe, ugasangayo abo mwakoranye wa mwuga, maze ijuru ukabura ribuze. Kandi witwaraga neza, wari umuntu mwiza, ntawamenya bitewe n'ibyo watangiye ukora. Niyo mvugo igira iti ijuru ritangira hano ku isi, ariko n'umuriro nawe utangire hano ku isi. Bitewe n'ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo utekereza, byose bishobora guhinduka umuriro ku ruhande rumwe cyangwa bigahinduka ijuru ku rundi ruhande. Hagati aho gwifura ijuru ukora neza buri gihe, bityo uzarijyemo uko Nyagasani yabiguteguriye. Nk'uko wifuza ijuru urigifuriza n'abandi, nk'uko wifuriza abandi ijuru, nawe Nyagasani azaguhemba ijuru. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.